gihugu akagira imbaraga akabazi kwibonekeza kurusha wabaye umuyobozi w'abajepe bagenaga inyuma ya kwa perezida wa repubulika. Uwo muntu muri iki gihugu waryo ubwo yaba yitwa ndi ba General Rusagara wapfuye abo bose ntibarwanira iki gihugu s'abanyarwanda. None se uwo muntu uzwi kurusha abo bose nkubwiye yabazwe kurutana bamora iki? Wabuze amagambo yajyaga avuga yicaye imbere mu nyine kwa abaturage n'imbere ya kwa perezida wa repubulika asubiramo amateka kugeza ubwo avuze ibya nyina. Umuntu urenze umwe ngo ribu yahamagaye Magashi ngo ntiyitaba, mbaza umuntu urenze umwe wareze Magashi ngo Magashi ngo ribu ntiyamuhamagaza. Ariko kandi jewe ndi umuhamya ko Magashi yarezwe na Pastor Zigira inshuti Michel wo mu itoro rya DPR. Magashi yitaba ribu. Nanjye ndi umwe mu bahamya bagiye kwemeza ubwo buhamya mu kigano twari twanakoranye na Magashi. Niwe mwari mwagikoranye? Nige twagikoranye. Urumva rero Skovia ko yaravuze ngo Magashi ngo ribu ntiyamuhamagara. Urumva muri iki gihugu ninde muntu genda babwiye abantu bose bambabarire, ntabwo ari ukubavuga tubasebya so kubandagaza oya, ariko ni ukugaragaza bamwe mu nzego z'igihugu bari bakomeye, yewe baranakomeye n'uyu munsi bamwe na bamwe, ariko kandi kwayo mategeko yabafashe bagafungwa bakajya mageragere. Koro Magashi ninde ukomeye muri iki gihugu kuruta usibye Imana rurema yo mu ijuru n'umukuru w'igihugu n'itegeko nshinga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha umwubahe abo batwazwa n'amategeko n'amategeko muyubahe kubera ko amategeko yashyizweho n'abo bantu barahari. Bibiliya ndavuga ngo Bibiliya kanavuga ngo Baroma 13 ngo nta mutwaro utwarira inkota ubusa. Yewe sinjya mvuga ibintu numvise ntabwo njya nyina wabyumvise neza, kandi je sizatwerera umuntu amakosa cyangwa mutwerera ibyaha, namutwerera ibihano aho kugira ngo mushyigikire mu byaha yakoze, aho kugira ngo mushyigikire. Pastor, rimwe na rimwe ngo hari abantu baba bafite ububasha n'imbaraga cyangwa se kumva ngo wowe pasiteri ngo uri umunyamakuru cyangwa se ngo ngende umunyamakuru ngo ndica itegeko runaka cyangwa ngo ndica amategeko ngo kubera yuko ngo ari ubuyobozi ngo nibamvuga ngo ndaza kubavuga. Ibyo bintu bishatse kuvuga iki pastor? Muri iki gihugu rero abo bantu bavuga ko bafite ububasha n'imbaraga, nta muntu wagira ububasha n'imbaraga zirushe pasiteri Bizimungu wabaye perezida w'iki gihugu. Ahiro Valens Papi ni umunyamakuru kandi mu nkuru asanzwe akora ni zimwe mu nkuru zo kuvugira abaturage, na Clement hirya y'ubunyamakuru ni umuturage, kandi ishuri ryasenywaga ni ishuri ririmo abana b'abanyarwanda bigamo abana b'abaturage. Papi rero we yatunze mikoro, umugabo wize kaminuza, umugabo ufite ubwenge, umugabo wubatse kandi ubyaye, ufite abana b'impanga. Buriya Clement ni Sarongo mu Kigande, wabyaye abana babiri bamwita Sarongo, umugore bakamwita Narongo. Clement ni umunyamakuru umaze igihe kirekire mu itangazamakuru. Yego. Kereka Papi hari ibintu yamubwiye ngo uvuge ibintu ibi nibi akabimushyiramo, hari igihamya, hari abantu bavuga bati twumvise Papa mubwiye ngo vuga nibi nibi, icyo gihe Papi yaba afite ikibazo. Yego. Ariko mu gihe Papi yari ari mu kazi kiwe nk'umunyamakuru yahamagawe kandi ikindi none se niryara abantu bari kumenya ko Clement afite inyubako y'amashuri, twese nabyo twari tuzi, ariko twarabimenye kubera Papi. Nabuze ko ayimenye uzajyana y'umwana wawe? Hehe, oya ntabwo ari hafi yaho, mbese namujyana barahashenye. None se namujyana barahashenye, none twabimenye byati. Gusa jyawe icyo navuga cyo ni kimwe. Yego. Hari Yebureme nyawe abantu tujya twikorera imitwaro tudashobora kwitura. Kwikorera umutwaro umuntu adashobora kwitura n'iryari ni igihe Clement yaba yabashatse kuba umuvugizi wa Anatole kuri ariya mashuri. Clement nta ruhare afite kuri ariya mashuri. Wakiriye gute itabwa muri yombi rya DC Clement, cyangwa se uru rubanza warubonye ute mbere na mbere? Cyambere nagusubiza ngo naryakiriye nabi, kuko ibyamuvuzweho cyangwa ibyo yavuze nawe ubwe ntabwo nakekaga ko yabivuga. Kubera iki? Iyo ugiye kureba umuvugizi wa RIB yaravuze ati ubundi yashyaga yarura iki. Bivuze ngo rero umuntu ashya afite icyo arimo ararura mu ziko, ntushobora gushyira agatoki mu ziko warura ukwega
ntacyo ufite wokeje. Uko niko babivuga mu Kinyarwanda. Iyo wokeje ikijumba uragenda gutyo ukarura, umuriro ugatwikwa, urubeya rugakubita amakara akagutwika, ufite impamvu hiye ni uko hari ikintu wokeje. Yego. Ariko mu gihe ushoye intoki mu muriro ntacyo wokejemo, birababaje kandi biranatangaje cyane. Amakuru rero mwe yo ku mihanda y'abamotari tujya tuvuga ko yari ay'abamotari, avuga ko Clement ntacyo yari afite, nta migabane yari afite muri ariya mashuri. Hanyuma icyakora akaba yarahagarariye uwitwa Anatoli uri mu Bushinwa, wa wundi 3D TV bajyaga bamamaza na Clement ngo Global Link Education, watwaraga abanyeshuri barangije segonderi kujya kwiga mu Bushinwa. Niwe nyiri Global. Yego. Clement arijabana, Anatoli nawe yarahari. Yego. Usibye ko Anatoli abantu batari bamubuzi batanamubonye. Atabwa muri yombi Anatoli yarahari. Atabwa muri yombi bivuga ko Anatoli yarahari. Yego. Uwo munsi yahise akatisha itike itari iteganyijwe, ahita yurira indege yerekeza mu Bushinwa nk'umuntu uba ufite viza isaha n'isaha. Igihe cyose kubera ko nibyo binako kazi aragakora. Mube minyaho ushobora kuvuga ufite viza Amerika muri aka kanya. Uyicaranye. Ushobora guhita uhamagara itike y'indege. Iyo viza ndayifite nayikuye muri Rama Travel. Wowe se? Wowe? Yego. Na wa mugore muzajyana? Wa mwana muto muzajyana we rukumbe. Ayo namakuru ngo haye. Ariko faida mbere yuko reka nshimire Korode imbere y'abantu. Nase urashimira kuko ndeba kuri utashimiye ntahari. Oya, ubu ngubu byibura nkureba udahari buramba ndi gushimira umuzimu. Ariko nguko nkureba reka ngushimire kuko nkureba. Uremewe rero. Ndagushimira uri mu bantu nitabaje barantabara, nago gutabara. Nzagura ikote ry'umukara. Nago gutabara. Nzagura ikote ry'umukara kubukwe. Nago gutabara umuntu ari uko umuntu yagize ibyago. Itabaro niki? Umuntu agutabara mu gihe wagize ibirori, umuntu agutabara mu gihe wagize ibyago. Itabaro rivuze kugushyigikira, kugufata, icyo bita inshuti. Inshuti ni ubwo rero reka nshimire Korode. Asante sana. Twongere tugaruka. Na Karimu yari inyama nyinshi ariko yaziriye mu nyama twamaze kwarura. Akomeza kamera niba ndi bamubwiye, niba ari papi wabimubwiye, niba ari muvuri sinibuka neza, atari ko shahu gukomeza gukamera wayestaye neza kamera nawe ukajya kwarura kuri ziriya nyama. Hanyuma rero Clement twese byaratubabaje. Ariko kandi ni bya bindi bavuga ngo urwishigishi yararusoma, ntabwo twavuga ngo yararwishigiye. Niba koko nta share afite kuri ariya mashuri yararwishigishiye. Yego. Ariko niba yarafite share kuri ariya mashuri birashoboka ko ibyo yavuze yabivuganye intimba n'agahinda kenshi. Umujinya ntacyo utakora. Ni ryari umuntu se akubita umuntu? Ni umujinya, ni uburakari bwaje. Ni uburakari bwaje ibintu utateganyaga. Ni ryari ujya wumva twese iyo turi ku rukiko, urabona nka DJ Toxic ikirego cye cyavugaga ngo ubwicanyi budaturutse ku bushake. Kubera ko atabiteguye kumwica, kuko ngo abamupolisi ntabiteguye. Rero umujinya cyangwa se uburakari ni ikintu gishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose, hari impamvu itumye uwo muntu akwinjiza mu burakari, akwinjiza mu mujinya. Ariko dusubire inyuma turebe ibi bintu bubatse byakuweho, byasenywe, nibyo bari basabye kuzamura, kubaka inyubako, hanyuma umurenge uza kubisenya, barabahaye icyemezo cyo kubaka, cyangwa se barenze ku mabwiriza y'umurenge. Icyo ni ikindi nanone tuba tugomba kureba. Hanyuma rero Clement bahawe icyangombwa cyo gusana, ntibahawe icyangombwa cyo kubaka, kuko kubaka gitangwa n'umujyi wa Kigali, kandi umujyi uragitanga mu by'ukuri. Iyo umuntu yagaragaje inyubako azubaka akagaragaza pura yiwe, umujyi utanga icyangombwa cyo kubaka. Iyo ari mu miturire baguha icyangombwa cyo kubaka, iyo ari mu buhinzi barakubwira bati aha ni mu buhinzi. Rero hariya kwa Clement bivuga yuko atari mu miturire. Ariko se ko gusana no kubaka biratandukanye. Ushobora kuba utuye mu buhinzi, cyangwa inzu yawe yagwa cyangwa se yabomoka, bakaguha icyangwa cyo gusana, ariko icyo kubaka batagirwa kuko ari mu buhinzi. Yes, hari ahantu rero wavuze ngo ngewe ku idonido ryanjye cyangwa se ku makuru mba mfite cyangwa ku makuru mbasha gukurura. Yego. Bivugwa ko
uwitwa Clement na Anatole umwe yari afite ibyumba 2 by'amashuri yego n'undi afitemo ibyumba 2 by'amashuri bivugwa ko iyo ni 50%. 50%. 50 kuri 50. Yego bivugwa ko n'agahinda DC Clement yagize cyangwa Clement yagize ari uko hari kimwe mu kibanza yagurishije mu karere ka Bugesera ngira ngo urahazi Clement Clement bamuha miliyoni 25 aza gushora hehe mu kubaka ibyumba by'amashuri. Yego Ariko muri iyi nkuru hakagarukwamo n'umuntu witwa Ndahiro Valence Papi. Hari amakosa ubona Papi yaba yarakoze mu nkuru ya DC Clement nayo yaba yarabaye intandaro mu itabwa muri yo mbiri rya Clement. Ngewe turahera mbere yuko tugere kwa Papi ni hari cyane. Kwa Papi twaba dusimbutse ibyo tureba. Icyambere tubaze turebe buriya Eminyawe ndamutse mfite share. Yego. Kuri Emi Empire. Yego. Hari kimpuza na Emi Empire. Ntabwo ari amagambo s'amasezerano y'umurwa ku munwa. Hari aho tujya kwandika ariko ababibona bakabona ko ari Emi Empire ariwe witereka je nashaka kugaragara. Ariko kandi mfite amasezerano mbitse ko mfitanye ubufatanye na Rukundo Emmanuel kuri Emi Empire cyangwa se ku Mano TV n'urugero. Rero bivugwa yuko Clement nta masezerano agirana na Anatori yo kuba afite share muri ari amashuri. Amakuru nkura ahantu hizewe bavugana na Anatori yemera ko hari 30% ya Clement babashe kuganira nabo babishyikira kwa Anatori ngo Clement ashobora kuba yarashyizeho 30%, 70% ikaba iya Anatori. Ariko kandi abandi bati Anatole ashobora kubivugishwa nuko Clement afunze kugira ngo amugaragarize amukureho umwanda wo kuba yararwanye intambara adafite icyo yarura. Ubwo bivuze ko uwitwa Anatole kugira ngo sabivuge ko ari kugira ngo amugarurire icyizere cyangwa ko ari kugira ngo abantu babone yuko Clement mu byo yatangaje yangiritse mu gihe twaba tuvuga yuko yari umushumba uragiye ariko karagira itariziwe cyangwa se yagiye kuvuga agasakuriza kuri kamera bikamugabyarira ibyaha. Ariko Anatole bakavuga yuko ngo Clement yari afite 30% za share kuri ari amashuri. Yego. Ariko kandi ngo bakaba bariteguraga kujya kwa noteri gukora amasezerano. Ubu rero kugeza ubu bivuga yuko nta masezerano hari y'ubufatanye ku mashuri hagati ya Anatori ndetse n'uwitwa Clement. Ari byo rero dushobora kuba turebera hamwe tugatekereza tuti umuvugizi wa RIB yavuze ngo ubundi yashyaga yaruriki mu gihe RIB yari maze kubura ibimenyetso byemeza ko Clement afite share muri ari amashuri. Wabonye n'urugero n'ibitekerezo dutanga ntabwo tubyemeje. Wabonye ibya DC Clement akurikiranweho ni ibyaha bitanu. Harimo icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda, hakabamo icyaha kurwanya ububasha bw'amategeko. Ubundi ibyo byaha bibiri byonyine ubigezeho ibindi niyo waba uhagaze ugatera imbago ugatera umuyezi cyangwa umuhati. Guteza umudugararo muri rubanda hagamijwe kurwanya ubutegetsi buriho. Yego. Ubuyobozi buri hasi cyo ni cya kindi cyihariye kuko rekana nabisome kwanza nta impamvu yo kuvuga ibintu ntanabyica wa mugani byose warabyanditse. Mu gihe Koroda kibireba nimba wifuza binyobwa byiza yangwi no muri NBG ni kwa Gaterano Robert dufite Bombastic dufite Ingwe Gin dufite Bombastic dufite Ingwe Gin dufite American Gin dufite ibinyobwa byose bigiye bitandukanye. Hakaba noneho hari na moto nziza ubu ngubu yitwa ngo garuka undebe bebe yitwa Spiro. Uzi ko avuga Spiro ngahita muri iki kiganiro. Uzi ukuntu yizirirwa zigusha abantu waze kubera amaferi yazo adafata neza. Ubu ngubu se ko byabaye ngo garuka twiyunge. Bayita garuka twiyunge. Spiro se bazayita gutyo izira Spiro ryamaze kwangiza abantu. Oya ibyo bintu byihorere essence yarazamutse. Spiro wazamamagare mbaho ubuhamya cyangwa nanjye bazara ariko ikaze TV mbivuge mbyumve neza. Bazabaza Emile rero akurebe cyangwa se akumva kwiteho nuko bimeze cyane. Hanyuma nimero y'urubanza. Yego. Nimero y'urubanza ni RDP 00 bare 2026 TB Gasabo Niyigaba Clement
arakekwaho ibyaha bitanu. Icya mbere guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Icya kabiri kurwanya ububasha bw'amategeko. Icya gatatu kwangiza cyangwa konona ikintu cy'undi. Icya kane gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta. Icya gatanu ubwo byose ntabwo bagiye bavuga ngo kimwe bibiri bitatu bine bitanu kereka munuze niho biri, ariko hano urabona babishyize ku rutande gutyo gusa ni bitanu rero. Hanyuma iki cyaha cya mbere cyo guteza umudugararo muri rubanda gihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 10 ariko itarenze imyaka 15. Icyaha cya kabiri cyitwa kurwanya ububasha bw'amategeko gihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 5 ariko itarenze imyaka 7. Ibindi byaha bikurikiye ni kuva kuri 2 kugera kuri 3 cyangwa kuva ku mezi 6 kugera ku mwaka. Nkuko rero usobanura itegeko rivuga iki? Iyo uri gukurikiranwa cyangwa se uri kuburana mu by'agateganyo cyangwa se kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, akeshi na keshi umucamanza areba igihano kinini muri byo, akaba ariho afata umwanzuro wo kuba yagufunga iminsi 30. Muri ibi bihano diskerema akekwaho bibiri muri byo detention hano iremewe, kuburana ifunga n'ifungurwa hano Kibagabaga detention iremewe mu rukiko rw'ibanze, ariko mu mizi ntabwo urukiko rw'ibanze rwemeye kuburanisha ibi byaha byo guteza umudugararo muri rubanda. Ni urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Yes, ni urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Hari icyo nakubajije, hari ikintu ubona papi yaba yarongereho ku iyi nkuru ya diskerema? Ndahiro Valens Papi ni umunyamakuru kandi mu nkuru asanzwe akora ni zimwe mu nkuru zo kuvugira abaturage. Na Clement hirya y'ubunyamakuru ni umuturage, kandi ishuri ryasenywaga ni ishuri ririmo abana b'abanyarwanda bigamo abana b'abaturage. Papi rero we yatunze mikoro, umugabo wize kaminuza, umugabo ufite ubwenge, umugabo wubatse kandi ubyaye, ufite abana b'impanga. Buriya Clement ni Sarongo mu Kigande, wabyaye abana babiri bamwita Sarongo, umugore bakamwita Narongo. Clement ni umunyamakuru umaze igihe kirekire mu itangazamakuru. Yego. Kereka Papi hari ibintu yamubwiye ngo uvuge ibintu ibi nibi, akabimushyiramo. Hari igihamya, hari abantu bavuga bati twumvise papa amubwira ngo vuga nibi nibi. Icyo gihe Papi yaba afite ikibazo. Yego. Ariko mu gihe Papi yari ari mu kazi kiwe nk'umunyamakuru, yahamagawe kandi ikindi none se niryara abantu bari kumenya ko Clement afite inyubako y'amashuri. Twese nabyo twari tuzi, ariko twarimenye kubera Papi. Nabuze ko ayimenye uzajyana y'umwana wawe. Hehe, oya ntabwo ari hafi yaho. Mbese namujyana barahashenye. None se namujyana barahashenye. None twabimenye byati. Gusa jyawe icyo navuga cyo ni kimwe. Yego. Hari yebureme nyawe abantu tujya twikorera imitwaro tudashobora kwitura. Kwikorera umutwaro umuntu adashobora kwitura ni ryari? Ni igihe Clement yaba yarashatse kuba umuvugizi wa Anatole kuri ariya mashuri. Clement nta ruhare afite kuri ariya mashuri. Icyo gihe yaba yarashatse kwikorera umutwaro umurusha uburemere, wamubyariye ibyaha. Nk'amagambo yanditse ahageze, amagambo yayandikiye mu modoka akihagera, arandika ngo bayasesebere ntari. Uwo ni umuyobozi w'akarere ka Gasabo, uwo bita Deya, ngo ibintu nkoreye kunsenyera Imana izaguha igihano kiruta ibindi bihano byose muri igisi. Icyo ni ikihe? Si urupfu se? Ese ubundi azagumaho? Oya, nose we wabwira umuntu nguragapfa. Ubu nakubwira muri kigano ngo nguragapfa kandi ubimbwiye ngo ndagapfa. Oya, ibyo ni intuza se ko turimo turatanga ingero. Ariko mu kiganiro dushabiranye nawe muri iki kiganiro hakubwira ngo uragapfa, uragapfa, nanjye nagusubiza uragapfa. Oya, icyo gihe mba nukanye. Urumva? Icyo ni ikintu bamwifurije, nuvuga ngo mbangushyiriyeho igikangisho mu kiganiro hano. Urabyumva? Rero kubwira umuntu w'umuyobozi noneho ngo ukabwira umuntu w'umuyobozi ngo Imana izaguha igihano kiruta ibindi bihano byose, yarangiza akavuga ngo hari igihe amateka azisubiramo twuba urubyiruko twuba ku Rwanda twifuza. Ahubwo se amateka ubwo azisubiramo azabakira urubyiruko rw'icyo gihe. Ninde wabivuze? Icyo gihe ubwo yabakira urubyiruko cyangwa yaba yarabaye umusaza. Nayo magambo yarayanditse kuri Instagram, yarayanditse Clement ngo hari igihe yaravuze ngo hari igihe amateka azisubiramo.
bubaka u Rwanda bifuza. Mu yandi magambo yewe reka mbabwire papa, iyo avuze ngo hari igihe amateka azisubiramo, mu yandi magambo yabivuze ngo hari igihe hazaboneka ubundi buyobozi butariho uyu munsi wa none budusenyera. Wabyumvise neza? Aho rero Kerema yashatse gukina n'iki? Yashatse gukina n'amabyase. Ntawe ukina n'amategeko. Amategeko aba mu kirere hejuru umuntu, ntabwo umuntu aba munsi. Ntabwo amategeko aba munsi y'umuntu. Umuntu aba munsi, amategeko akaba hejuru. Wabyumvise neza? Mu kiganiro yakoranye na Ndahiro Valens Papi, haraho Papi yamubaje ngo none se urasaba iki ubuyobozi? Ngo kereka kumfunga byonyine gusa, ngo ubuse ngo hasigaye iki, ngo usibye kunyica. Mu yandi magambo yashatse kugaragaza ko inzego z'u Rwanda zica. Oya, none we oya, none surajyaye, none buretse ngende, none si yavuze ngo Papi yaramubajije ngo urasaba iki inzego zagufasha iki, ngo ubuse ndabisaba, ngo ubuse ndazisaba iki, ngo usibye kumfunga gusa, ngo ubuse nsigaje iki, ngo usibye gupfa, ngo usibye kunyica. Ayo magambo yarayavuze mu kiganiro kwa Papi. Genda usubire mu kiganiro cyakozwe na Papi, ayo magambo yasangamo. Yego, yewe sinjya mvuga ibintu numvise, ntabwo njya nyina. Wabyumvise neza? Kandi igihe sizatwerera umuntu amakosa cyangwa mutwerera ibyaha, namutwerera ibihano aho kugira ngo mushyigikire mu byaha yakoze, aho kugira ngo mushyigikire. Pastor, rimwe na rimwe ngo hari abantu baba bafite ububasha n'imbaraga, cyangwa se kumva ngo wowe pasiteri ngo uri umunyamakuru, cyangwa se ngo ngende umunyamakuru, ngo ndica itegeko runaka cyangwa ngo ndica amategeko ngo kubera yuko ngo hari ubuyobozi, ngo nibamvuga ngo ndaza kubavuga. Ibyo bintu bishatse kuvuga iki pastor? Muri iki gihugu rero abo bantu bavuga ko bafite ububasha n'imbaraga, nta muntu wagira ububasha n'imbaraga ngazirushe Pasiteri Bizimungu wabaye perezida w'iki gihugu, yarafunzwe. Nta wagira ububasha n'imbaraga ngazirushe Premier Ministre, yarafunzwe. Nta wagira ububasha n'imbaraga ngazirushe komiseri umuyobozi wa polisi mu Rwanda General Gasana, yabaye na guverineri w'intara y'Uburasirazuba. Harya uwo muntu uzwi cyane kurusha uwo muntu wumva ko yaba akomeye muri iki gihugu, akagira imbaraga, akabazi kwibonekeza kurusha wabaye umuyobozi w'abajepe bagenaga inyuma ya kwa perezida wa Repubulika. Uwo muntu muri iki gihugu aryo ubwo yaba yitwa ndi? Ba General Rusagara wapfuye, abo bose ntibarwanira iki gihugu, s'abanyarwanda. None se uwo muntu uzwi kurusha abo bose nkubwiye yabazwi kurutani bamora iki? Wabuze amagambo yajyaga avuga yicaye imbere mu y'inteko y'abaturage n'imbere yajya kwa perezida wa Repubulika asubiramo amateka kugeza ubwo avuze ibya nyina. Abantu batikani iyo kazagutera umwako. Wabyumvise neza? None se uwo muntu wabuzwi muri iki gihugu kurusha u Rwanda ni igihugu cy'amategeko. Wabuzwi, wabukomeye, waba woroshye, uwo izina witwa ryose, uyu munsi urigaragaza wibonekeze, bakubone ko uri umuntu ukomeye cyane, uri gihanganye, ariko amategeko nuyakandagiraho gato azahita kujya hejuru, azakujya hejuru. Mukanya hasohotse kandi ngo ndavuze. Oya, none se wumva utekereza ko abo uri kubwira abo batumva nabo barumva? Kandi ngo navuze. Jewe numvise Scovia avuga ngo Magashi ngo ntabwo ribu yamutumiza. Urumva? Magashi ngo ribu ntiyahamagara Magashi ngo yitare, ngo ntabwo ribu yahamagara Magashi, ngo azi umuntu urenze umwe, ngo ribu yahamagaye Magashi ngo ntiyitaba, ngo azi umuntu urenze umwe wareze Magashi, ngo Magashi ngo ribu ntiyamuhamagaza. Ariko kandi jewe ndi umuhamya ko Magashi yarezwe na Pastor Zigira Inshuti Michel wo mu itoro rya DPR. Magashi yitaba ribu. Nanjye ndi umwe mu bahamya bagiye kwemeza ubwo buhamya mu kiganiro twari twanakoranye na Magashi. Niwe mwari mwagikoranye? Nige twari twagikoranye. Urumva rero Scovia ko yaravuze ngo Magashi ngo ribu ntiyamuhamagara. Urumva muri iki gihugu ninde muntu genda babwiye abantu bose bambabarire, ntabwo ari ukubavuga tubasebya, si ukubandagaza, oya, ariko ni ukugaragaza bamwe mu nzego z'igihugu bari bakomeye, yewe baranakomeye n'uyu munsi bamwe na bamwe, ariko kandi kwayo mategeko yabafashe bagafungwa bakajya imageragere. Koro Magashi ninde ukomeye muri iki gihugu kuruta usibye Imana Rurema yo mu ijuru n'umukuru w'igihugu n'itegeko nshinga?
ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha umwubahe abo batwazwa n'amategeko n'amategeko muyubahe kubera ko amategeko yashyizweho n'abo bantu barahari. Bibiliya ndavuga ngo Bibiliya kanavuga ngo Baroma 13 ngo nta mutwaro utwarira inkota ubusa. Yego. Abakubahwa tububahe. Noneho rero iyo udashatse kubaha abo kubahwa Imana ikwereka yuko ugomba kubaha byanga byakunda kubwiza no kububi. Yego. Magashi mufata ute? Magashi mufata nk'umunyarwanda, mufata nk'inkotanyi cyane, ariko kandi ni umuntu utabura gukosa kuko yeminyawe wakosa cyangwa Claude nakosa. Nta muntu udakosa. Mukanya hamaze gusohoka muri bimwe Eric Semuhungu. Mukanya bivugwa ko ngo mu basore bamureze. Yego. Mu basore. Ubwo ni umusore wareze undi musore. Yego. Ntago ari umugore wareze undi mugore. Ni umugabo wareze undi mugabo mu yandi magambo. Ngumwe muri abo basore ngo bari bararyamanye inshuro 15. Baryamana na Semuhungu. None se ngo 15 ubwo bamureze iki? Ubwo wagiye kumurega muri abo basore yamureze iki? Inshuro 15 niba bararyamanye 15 ahubwo nibwira ko iyo nshuro imwe ariyo yakakwe kuyitajya kurega. Ariko ngo ubundi ngo ariko niba ari 15 ibimenyetso bihari bigenda byigarukamo ibyo bintu ntabwo ari byo. Oya banza mve none se sinkuri iri kugengo harimo uwo wasambanye inshuro 15 harimo uwo basambanye inshuro 15 ibyo wamenya kuri dosiye ya Semuhungu Eric umaze iminsi atawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Sorry yego ntago byeme wabyumvise neza mu kiganiro yakoranye na Ndahiro Valens Papi haraho Papi yamubaje ngo none se urasaba iki ubuyobozi ngo kereka kumfunga byonyine gusa ngo ubuse ngo hasigaye iki ngusibye kunyica. Mu yandi magambo yashatse kugaragaza ko inzego z'u Rwanda zica. None surajyaye none se yavuze ngo Papi yaramubajije ngo urasaba iki inzego zagufasha iki ngo ubuse ndabisaba ngo ubuse ndazisaba iki ngusibye kumfunga gusa ngo ubuse nsigaje iki ngusibye gupfa ngusibye kunyica. Ayo magambo yarayavuze mu kiganiro kwa Papi. Genda usubire mu kiganiro cyakozwe na Papi ayo magambo yasangamo. Yego yewe sinjya mvuga ibintu numvise ntabwo njya nyina wabyumvise neza kandi je sizatwerera umuntu amakosa cyangwa mutwerera ibyaha namutwerera ibihano aho kugira ngo mushyigikire mu byaha yakoze Pastor, rimwe na rimwe ngo hari abantu baba bafite ububasha n'imbaraga cyangwa se kumva ngo wowe pasiteri ngo uri umunyamakuru cyangwa se ngo ngende umunyamakuru ngo ndica itegeko runaka cyangwa ngo ndica amategeko ngo kubera yuko ngo ari ubuyobozi ngo nibamvuga ngo ndaza kubavuga. Ibyo bintu bishatse kuvuga iki pastor? Muri iki gihugu rero abo bantu bavuga ko bafite ububasha n'imbaraga nta muntu wagira ububasha n'imbaraga ngazirushe Pasiteri Bizimungu wabaye perezida w'iki gihugu yarafunzwe. Nta wagira ububasha n'imbaraga ngazirushe Premier Ministre yarafunzwe. Nta wagira ububasha n'imbaraga ngazirushe komiseri umuyobozi wa polisi mu Rwanda General Gasana yabaye na guverineri w'intara y'Uburasirazuba. Harya uwo muntu uzwi cyane kurusha uwo muntu wumva ko yaba akomeye muri iki gihugu akagira imbaraga akabazi kwibonekeza kurusha wabaye umuyobozi w'abajepe bagenaga inyuma ya kwa perezida wa Repubulika. Uwo muntu muri iki gihugu ubwo yaba yitwa ndi ba General Rusagara wapfuye. Abo bose ntibarwanira iki gihugu s'abanyarwanda. None se uwo muntu uzwi kurusha abo bose nkubwiye yabazwe kurutani bamora iki? Wabuze amagambo yajyaga avuga yicaye imbere mu nyinteko y'abaturage n'imbere ya kwa perezida wa Repubulika asubiramo amateka kugeza ubwo avuze ibya nyina. Abantu batikani iyo kazagutera umwako wabyumvise neza. None se uwo muntu wabuzwi muri iki gihugu kurusha u Rwanda ni igihugu cy'amategeko. Wabuzwi waba ukomeye waba woroshye uwo izina witwa ryose uyu munsi urigaragaza wibonekeze bakubone ko uri umuntu ukomeye cyane uri gihanganye ariko amategeko nuyakandagiraho gato azahita kujya hejuru mukanya hasohotse kandi ngo ndavuze oya none se wumva utekereza ko uri kubwira abo batumva nabo kandi ngo navuze jewe numvise Scovia avuga ngo Magashi ngo ntabwo ribu yamutumiza
urumva Magashi ngo ribu ntiyahamagara Magashi ngo yitabe ngo ntabwo ribu yahamagara Magashi ngo azi umuntu urenze umwe ngo ribu yahamagaye Magashi ngo ntiyitaba ngo azi umuntu urenze umwe wareze Magashi ngo Magashi ngo ribu ntiyamuhamagaza ariko kandi jewe ndi umuhamya ko Magashi yarezwe na Pastor Zigira inshuti Michel wo mu itoro rya DPR Magashi yitaba ribu nanjye ndi umwe mu bahamya bagiye kwemeza ubwo buhamya mu kiganiro twari twanakoranye na Magashi niwe mwari mwagikoranye nige twari twagikoranye urumva rero sikovuga ko yaravuze ngo Magashi ngo ribu ntiyamuhamagara urumva muri iki gihugu ninde muntu genda babwiye abantu bose bambabarire ntabwo ari ukubavuga tubasebya so kubandagaza oya ariko ni ukugaragaza bamwe mu nzego z'igihugu bari bakomeye yewe baranakomeye n'uyu munsi bamwe na bamwe ariko kandi kwayo mategeko yabafashe bagafungwa bakajya mageragere koro Magashi ninde ukomeye muri iki gihugu kuruta usibye Imana rurema yo mu ijuru n'umukuru w'igihugu n'itegeko nshinga ijambo ry'Imana riravuga ngo kubahwa umwubahe abo batwazwa n'amategeko n'amategeko muyubahe kubera ko amategeko yashyizweho n'abo bantu barahari Bibiliya ndavuga ngo Bibiliya kanavuga ngo Baroma 13 ngo nta mutwaro utwarira inkota ubusa yego abakubahwa tububahe noneho rero iyo udashatse kubaha abo kubahwa Imana ikwereka yuko ugomba kubaha byanga byakunda kubwiza no kububi yego Magashi mufata ute Magashi mufata nk'umunyarwanda mufata nk'inkotanyi cyane ariko kandi ni umuntu utabura gukosa kuko yeminyawe wakosa cyangwa Claude nakosa nta muntu udakosa mukanya hamaze gusohoka muri bimwe Eric Semuhungu mukanya bivugwa ko ngo mu basore bamureze yego mu basore ubwo ni umusore wareze undi musore yego ntago ari umugore wareze undi mugore ni umugabo wareze undi mugabo mu yandi magambo ngumwe muri abo basore ngo bari bararyamanye inshuro 15 baryamana na Semuhungu none se ngo 15 ubwo bamureze iki ubwo wagiye kumurega muri abo basore yamureze iki inshuro 15 niba bararyamanye 15 ahubwo nibwira ko iyo nshuro imwe ariyo yakakwiye kuyitajya kurega ariko ngo ubundi ariko niba ari 15 ibimenyetso bihari bigenda byigarukamo ibyo bintu ntabwo ari byo oya banza mve none se sinkuri iri kugengo harimo uwo wasambanye inshuro 15 harimo uwo basambanye inshuro 15 ibyo wamenya kuri dosiye ya Semuhungu Eric umaze iminsi atawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato sorry yego ntago